Ndabasuje cyane abakunzi bacu kandi bashimira uburyo mukunze kubana natwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gukora ikizamini cya psychometric test ndetse ukagitsinda neza cyane. Ngira ngo muri iyi minsi kuri Mifotora hakunze kuba hariho imyanya myinshi harimo n'iy'uburezi cyane ariko abantu benshi bakunze gukora n'imbogamizi zo kubasha kwa applyinga kubera kudatsinda cyangwa se gutsindwa psychometric test. Nkuko bisanzwe rero nicyo kizamini kibanziriza application. Rero muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza wakwifashisha cyangwa se icyo ugomba kubuzi kugira ngo ubashe gutsinda kiriya kizamini bityo cye kukubera imbogamizi zo kwa applyinga kuri iyo myanya. Ngira ngo ndagusaba kubana natwe kuva dutangira kugeza dushoje kugira ngo tubashe kubona neza uburyo wagikora. Iyo rero winjiye muri account yawe ya Mifotora cyangwa se muri e-recruitment, hari iyo ugiye ku mwanya ushaka gukoreraho icyo kizamini, mbere ya byose urabanza ukareba niba wemerewe gukora. Iyo rero wemerewe usanga harimo kano kajambo kavuga ngo you are qualified. You are qualified isobanuye ko wemerewe gukora icyo kizamini cyangwa se wemerewe gukora application. Hanyuma rero hari icyo twita job responsibilities. Iyi job responsibilities idufasha cyane mu kumenya ibyo twibandaho twiga cyangwa se tuzakoraho ikizamini. Intambwe ya mbere ugomba kubanza gukora ni gusoma izi job responsibilities ndetse ukaba wanazifashisha mu gushaka amakuru ajyanye n'ikizamini uzakora. Ushobora rero gufata iyi job responsibilities nk'uko ubibona hano muri screen ukabikopiya. Wamara kubikopiya ukajya muri ChatGPT cyangwa se AI tool yindi washaka, noneho ukayipestingamo, noneho ikaba yabasha gutegurira ibizamini bitandukanye bijyanye no wa mwanya uzakoraho. Iyi rero iyi ChatGPT wifashishemo izino job responsibilities kugira ngo zigufashe gutegura ibizamini byaba psychometric test cyangwa ikizamini nyirizina uzakora wamaze ku applying. Natinze rero urabona hano hasi hari do psychometric test. Ahangaha niho uhita ukanda. Wamara kuhakanda, hano hejuru haraho bagusaba guhitamo ururimi rw'icyongereza, ururimi uzakoreramo. Aha rero baduhaye ururimi rumwe ariko haraho usanga baguhaye indimi eshatu: Kinyarwanda, Igifaransa n'icyongereza. Aha rero hano hasi hari back and continue. Utari wahitamo ururimi, iyi continue iba itari yakora ndetse na back ntabwo ibiri gukora. Iyo rero umaze guhitamo ku rurimi uri bukoreremo, iyi continue ihita itangira gukora. Uyikandaho rero, ukimara kuyikandaho turasangamo amabwiriza. Aya mabwiriza agaragara hano ari mu buryo bubiri. Hari amabwiriza ajyanye n'imashini cyangwa se laptop uzakoreraho na internet, uko hagomba kuba hameza aho uri gukorera. Hakaba n'amabwiriza areba umukandida uko agomba kwitwara ari mu kizamini. Mbere ya byose, rimwe mu ibanga rituma utsinda psychometric test, ugomba kubanza gusoma neza kandi ugasobanukirwa aya mabwiriza. Abantu benshi bakunze gutsindwa nuko batasomye amabwiriza, hakaba hari amakosa bakora hanyuma system igahita yifunga cyangwa se bakabakuraho. Ngira ngo tugiye gutangira dusoma amabwiriza duhereye kuri aya ngaya y'imashini cyangwa se mudasobwa uzakoreraho ndetse na internet. Turatangira dusoma irya mbere ravuga ngo bavuga ko minimum internet speed igomba kuba nibura megabyte 2 mu isegonda. Bivuga ngo ugomba ufite internet ihagije ku buryo ikora idacikagurika, nibura ikaba ifite umuvuduko wa megabyte 2 mu isegonda. Kabiri ngo computer yawe igomba kuba ifite webcam cyangwa se kamera ikomeza gukoreshwa kugeza test irangiye. Gatatu ngo iyo computer kandi igomba kuba ifite operating system nibura y'10, 11 cyangwa se Mac OS n'izindi ariko zigezweho za vuba. Hanyuma kane bakavuga ko browser uzakoresha, iyi browser bavuga hano ni iriya software ukoresha ujya kuri internet, urugero nka Google Chrome, Mozilla Firefox ndetse na Microsoft Edge, hanyuma n'izindi ariko za vuba nazo. Hanyuma gatanu kavuga ngo iyo computer igomba kuba microphone zayo cyangwa se microphone zayo
zikora neza mu gihe cya test urimo urakora. Hanyuma gatandatu bavuga ngo ugomba kuba uri ahantu hatuje neza, hatari ibintu byinshi bivuga, cyangwa se ugomba kuba uri muri environment iri quiet, ituje, nta bintu byinshi bivugira hirya yawe ngo babashe kubyumva. Hanyuma ikindi cya kuri 7 baravuga ngo ugomba kuba uri ahantu hatari ibikoresho bimwe na bimwe nk'ibitabo, note, electronic device, ubwo ni telefone. Aho hantu uri hafi yaho uri gukorera test, icyo gihe byose bigomba kuba nta bihari, kuko niyo uri gukora telefone ikaviburira hafi yawe barabyumva, bumva ko hari undi muntu uri kugufasha gukora ibyo bintu akoresheje telefone bitabivaho. Hanyuma 8 bakavuga ngo ibuka ko system ishobora gufata amafoto rimwe na rimwe cyangwa se random ritunguranye mu gihe uri muri test, bityo irinde gukora amakosa yo kuba washyiramo undi muntu utari wowe. Hanyuma 9 ukavuga ngo iyi test ngo during the test ensure that your face remains clearly visible to the computer's webcam. Ngo iringire ko mu gihe cya test isura yawe ikomeza kugaragara muri kamera kugira ngo birinde abandi bantu batari bo, cyase kugira ngo wirinde ko baza kubona kuri gukopera. Mu ncamake rero ngo isura yawe igomba kuba iri muri kamera, itakora muvoma za hato na hato, utareba ku ruhande, utashikagurika. Hari ukuntu usanga umuntu agenda amuvinga agaruka, icyo gihe ngo babona ko uri gukopera. Hanyuma akanyuma kuri iyi party bavuga ngo any form of cheating, uburyo bwose bwo gukopera cyangwa se bugaragaza ko uri gushaka igisubizo mu buryo butemewe, bufatwa nkaho watsinzwe iyo test. Hanyuma tugende kuri no ku mabwiriza areba umukandida. Ese noneho umukandida wewe agomba kwitwara ate mu gihe ari mu kizamini? Icya mbere, iyi psychometric test ngo ni parity, ni imwe mu bigize shortlisting process. Igihe ba shortlisting umuntu ngo biyita cyane kuri iyi psychometric test uburyo witwayemo, ndetse n'ikizamini cyanditse uzakora nyuma yuko wamaze kwemererwa ko application yawe yemewe. Ni kuvuga ngo iyi psychometric test ntikuyeho kuzakora ikizamini, ariko byombi bishingirwaho iyo bagiye gukora shortlisting. Hanyuma rero kuri 2 bakagira bati read carefully the requirement cyangwa se required competencies. Uvuga ngo soma witonze amabwiriza baguhaye mbere yuko ukora psychometric test, hanyuma uhite mu rurimi rukubereye uri buze gukoramo. Hanyuma 3 ngo subiza ibibazo byose uko bikurikirana, ngo kandi ngo iyo iminota yagenewe ikibazo irangiye, icyo kibazo gihita kivaho automatically hakaza ikindi. Ni ukuvuga ngo buri kibazo ko kiri muri system ko kije kiba gifite time cyangwa se igihe cyagenewe. Iyo rero igihe cyacyo kirangiye, cyo gihe ngo gihita kiva mu nzira akaza ibindi. Inama nziza hangaha rero, niba ikibazo ubonye utacyumva neza, irinde kugitakazaho umwanya, ahubwo hitamo subiza icyo ubonye kugira ngo ukomeze, kugira ngo nihaza ikindi nibura cya kindi kigende wamaze kugisubiza, kubera yuko nta yandi mahirwe ko kizagaruka uzagira. Mu ncamake rero wita umwanya ugisoma kandi ugitinda utekereza kandi utakizi, kandi igihe cyacyo kirimo kirashira, kubera yuko nikigenda utagisubije ntabwo kiri bugaruke, ahubwo utacyumvise subiza aho ubonye, urindire hazi ikindi, hanyuma noneho kugira ngo bitaza kugenda utari bubigarure. Hanyuma kandi kuri 4 bati iyi test igizwe n'ibibazo 21, harimo multiple choice, ubwo nibyo guhitamo true or false, byo guhitamo yego cyangwa hoya. Hanyuma kandi harimo nibyo kuzuzamo amagambo aburamo no kumatchinga, ubwo uguhuza. Bakavuga ko rero ngo amanota nibura make ashoboka ari 50. Mu ncamake kugira ngo utsinde ugomba kuba wagize 50%. 5, once you pass the test your job application will be automatically submitted. Iyo ubashije gutsinda test, job application yawe ihita iba submitted automatically, ihita yijyana. Hanyuma kandi utatsinze, ubwo icyo gihe ntago uba wemerewe kwa applyinga kuri iyo job application. Hanyuma 6 bati iyo utsinze ikizamini, iyo job application ubundi cyangwa se uko kwa applyinga bitabyijyana nkuko babivuga hano. Hanyuma kandi ngo
iyo wagitsinze ayo manota wagize cyangwa se uko kugitsinda kwawe kuri uwo mwanya ngo bikomeza kugira agaciro mu gihe cy'umwaka wose. Bivuze ngo iki rero, iyo wakoze teste ugatsinda iyi psychometric test ukayitsinda, ngo n'ibindi bizamini bizaza nyuma n'iyindi myanya izaza nyuma isa na wa wundi watsindiye psychometric test, cyo gihe ngo ya psychometric test ibigifite agaciro ntago wongera gukorera indi, ahubwo ngo imara umwaka niho iva muri systeme, noneho ukajya wakongera gukora indi kuri uwo mwanya. Hanyuma karindwi bati iyo utatsinze psychometric test rero, you will be ineligible for the job application and you will not be able to retake the test. Nuvuga ngo utayitsinze nta mahirwe wongera kubona yo kongera gusubiramo. Rero ku kwa munani baravuga ngo kindly complete ngo gerageza gukora iyi test mu bunyangamugayo kugira ngo wirinde ibibazo byakubaho. 9 kandi ngo iringire ko background yawe, inyuma yawe kamera nta bindi bintu iri buze gufata bitari ngombwa, ko hari clean. Hanyuma rongera ahangaha tugiye no gutangira gukora test kugira ngo turebe uko biba bimeze. Mu ncamake uhituza hano, iyo umaze gusoma amabwiriza ujya hano kuri kano kantu ukemeza ko wayasomye. Iyo umaze kubyemeza, iyo umaze kwemeza ko wasomye amabwiriza, iyi continue ihita noneho iba active. Iyo rero yabaye active tuyikoraho, noneho ugatangira gukora test. Ahangaha rero iyi kamera igomba kuba iri on, iriho ndetse na microphone iri on. Ngira ngo nkuko mubibona ahangaha muri screen, hano hasi hari start test. Utakizaho kamera ntago start yakora, utakiza microphone ntago start yakora. Hano hejuru rero harakane kantu k'ingenzi bavuze ko ngo any form of cheating, akantu kose wakora kagaragaza gukopera, ngo ntago kari tolerable, ntago bakihanganira. Yes, ngo iyo rero bakubagaraje gukopera, ngo ntago bazatuma bongera ko ngo uzaba disqualified kuri mu applyinga imyanya yose ya leta. Mu ncamake iyo bakopeye bakagufata, ngo ntago wongera kwemererwa kwa applyinga mu kazi kose ka leta mu gihe cy'umwaka wose. Hanyuma bakwibutsa yuko kamera ishobora gufata ifoto mu gihe bibaye ngombwa. Sasa rero ahangaha niho noneho uhita ukora kuri start kugira ngo utangire gukora ikizamini cyawe. Ngira ngo rero ni ibingibi by'ingenzi uzitaho cyane kugira ngo ubashe gukora psychometric test kandi ubashe kuyitsinda. Aha rero nabashimira ko mwabashije kubana nanjye. Urabona ko hano kamera yari imaze kuhita igaragara, ngewe nimo nagaragaramo. Iyo rero uvuga ngo iyo ugiye umuvinga nkuko nahoze mbivuga, bahita babona ko reba hano bahita babimbwira ngo cell phone detected, please ensure your device, ngo hari telefone babonye hano hafi yanjye, cyangwa se hari muri make icyo ukoze cyose bahita bakureba. Hanyuma bakanavuga ngo the action has been recorded. Ibi bibaye barabirecordinze, bivuze ngo ikosa nkoze bararibonye ko ndi kurikora kandi bararecordinze kuri uyu mwanya wanjye ndi ku applyinga. Rero ibisaba ko iyo wakanze start byanze bikunze ugomba kuba witeguye ko nta bindi bintu utari buze kumuvinga, utari buze kugira gute, uri buze gukora neza mpaka ugeze ku musozo. Rero ndabashimiye cyane, nimukurikiza amabwiriza bizabafasha kubasha gutsinda iyi psychometric test. Rero ndikadusoreza ahangaha, ndangije mbifurije insinzi mu byo murimo byose, kandi mbifuriza kugira ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Nge nari Alphonse Ndagijimana. Niba ushimishijwe n'iki kiganiro, dukorere subscribe cyangwa se uduhe comment kugira ngo ibyo ubutaha bizagende neza. Murakoze cyane, naho ubutaha.